umwami Rudahigwa kumubona nagusobanuriye yigeze kuza agakoresha nk'inama nk'uko ino batumiza inama igakorwa. ubwo rero nagenda ndi umwana gutyo uruzi ko umwana akurikira abandi singoye ko namurebye nsa n'iwisumbukuruza. ubwo suribuka batware biwanyu yitwaga Nyarwaya. nigeze kujyayo icyo gihe ndetse uko twahingaga bageraga igihe bakagira ibigega bahinga imyaka bakajya guhunikayo. noneho umaze kumenya ubwenge akajya ajya kubirarira nawe. iyi ni inkono y'itabi. tekera turebe. singiri si agasome nta kibazo. nta kibazo rwose. baca umugani mu kinyarwanda ngo umukambwe utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. inzu y'ibitabo rero iba irimo ibitabo byinshi hanyuma abantu bakajya kubisoma iyo bihari. ubwo rero na kera abantu bakuru baganirizaga abana bakababwira ibyabo iby'amateka y'ubuzima babayemo uko ubuzima bwagiye bugenda. baranavuga bati utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. reka ahubwo muzehe reka dutangire utubwire amazina yawe n'igihe wavukiye. witwa nde? Gendi Habimana wa Habimana mwene Gakwaya ka Nyiringondo y'Abajyarugamba kandi abo bantu basanga n'abazi. Ndakazi kada ashwe. wowe uri yitwa Ndereye. Ndereya wande ntabwo Ndereya ntabwo oya nigendereya ntabwo ntabwo wabande wagusitene rwimo Rwande wabirito kwinginga Rwande oya basira bakubwira bakabari be ni kera cyane ntabona Ndereya wa Rwimo rwa biruta kwinginga aho harahagije nebyo nuko ufite imyaka irenga 80 nuko mbega uvutse muri 36 uvutse muri 36 urumva ntari kimwe n'uruhinja se ibyo byose nabishobora. 36 ni hambere ni hambere kabisa. none se kuva muri 35 buriya bijya bintangaza icyo gihe mubyiruka mwambaraga iki? mbyiruka imyenda yari iriho niho nambaraga ipantaro amapantaro gaje vuba mu busirimu abona twambaraga amakabutura n'amashati. ariko nuko mwebwe muri abanyamujyi hano cyarwa muri abanyamujyi ubundi hirya yo ngiyo ntago bari tarabageraho imyanda. ibyo sinabimenya aho bitariri simazi. nuko rero byiruka waba ukora iki? kubyiruka nyine aho menye ubwenge nafashe isuka ndakomeza ndahinga. ariko iwanyu mu muryango wanyu mugomba kuba mwari mufite indi myuga yindi? umwuga nakubwiye ni uw'ubucuzi mbari w'umuryango wanjye. umuryango wanyu babita nguki? ni abacuzi nyine babazigaba. umuryango wanyu ni abacuzi b'abazigaba? kandi abacuzi b'abazigaba bakomoka ni cyane sinzi inkomoko yabo. nyine n'ubandi sinkuguye ko navukiye ino nyine ba sogokuru bari bahari. abo rero bapfuye nabo nanjye ndi umwana muto. imibereho yabo ya kera sinyizi. ubyiruka
utangira kubyiruka nyine ukiri umwana mutoya. Mwebwe icyo gihe amashuri yaraje? Yari ariho. Bigaga hehe abana bigaga amashuri abanza? Ndiheraho hari ku bapadiri ntujye wumva aho bari n'ababikira, aho hari amashuri niyo twajyagamo kwiga. Ubu mwavaga hano cyangwa mukajya kwiga ni Butare mu babikira. Hakaba n'andi mashuri yagendaga aba mu cyaro, nk'Itumba habaye ishuri, ku Nkubi haba ishuri. Iryo niryo iyo wabaga ukiri umwana muto watangiraga nk'Itumba ugatangira ku Nkubi, ubundi wamara guca ubwenge ukajya kwiga i Butare ku babikira n'abapadiri. Wowe ujya kwiga hehe rero? Utangira amashuri ujya kwiga hehe? Nyatangira nize ku Itumba, mpavuye njya ku Nkubi, nongeye kwisunika maze kumenya kugenda njya i Butare ku babikira, ngarukiraho mbega mu mwaka wa kabiri niho nagarukiye. Umwaka wa kabiri maze kongera akajwi rero uravuga amahoro cyane. Sibyo? Ubwo ngubwo amashuri urayatangiye uranayarangije, wigira mu mwuga wo wigira mu buhinzi. Mu buhinzi. Ese mwahingaga ibiki icyo gihe muzee? Si ibishyimbo se n'ibijumba n'amasaka. Iyi ni inkono y'itabi. Tekera turebe. Singira isi. Agasome nta kibazo. Nta kibazo rwose. Ubu harimo umuriro? Oya. Kubera yongera amafaranga mba naguze akabirite nkanywera. None se ubwo nyine nawe ubwo uratangira urabyirutse? Gutyo. Habaga habatware. Ubwo se uribuka abatware b'iwanyu? B'umuryango se cyangwa? Baba ari ab'umuryango cyangwa ari abo mwajyaga guceza nyine mu gace ko mwari mutuye? Ndamwibuka. Yitwaga Nyarwaya. Abanyarwaya habaga he? Hino ariko bikaba hirya, si ukuvuga ngo ni muri aka gace. Wigeze ujyayo se? Nagiyeyo. Tubwire rero. Nuko ujya gusura umutware? Nigeze kujyayo. Icyo gihe ndetse uko twahingaga bageraga igihe bakagira ibigega bahinga imyaka bakajya guhunikayo. Noneho umaze kumenya ubwenge akajya ajya kubirarira nawe. Nuko mbega byari byifashe. None se bahunikaga ku mutware imyaka bejeje? Hanyuma amapfa yatera cyangwa basonza? Igihe cy'ihinga cyagera ukajya gufata ibyawe wagiye guhunikayo, ukaza ugahinga. Imbuto ukajya kuyihunika ku mutware? Niko byagenda. Iyo hakaba kwa Nyarwaya? Nyarwaya niwe wari umutware wanyu? Watubwiye ko muri abazigaba? Neza da. Abazigaba harya burya hano habaga abazigaba bahe n'abahe ko abazigaba batandukanye? Mwebwe mwari abacuzi? Twe twari abacuzi, naho ubundi bwoko bw'abandi sinamenya uko byabaga bimeze. Si abajasi wavuze? Abajasi nabo si abazigaba? Sinkunda kumenya amoko yabo, bambe nabo ngabo nyine gutyo. Nimba ari abazigaba, niba ari abasinga, niba ari abanyiginya, ibyo se nabisobanukirwa. N'abaharwa hepfo. Wahoze unambwira ko byahoze by'intambara zabo? Simbizi no kubyumva nk'uko mbikubwiye. Tubyumvaga gute kudusubirira twari tutarafunga? Nabyumvaga nk'uko nyine nkubwiye gutyo ko ari abaharwa
nk'uko nawe wagera imbere ukabasobanura uti numvise abaharwa n'abaja nuko nanjye nabyumvaga hanyuma abaharwa n'abaja bagashyamirana bakajya bagira ibyo se nabibonye byo gushyamirana ni nk'uko mbikubwiye mbega ngo nyine gutyo ntacyo ndaza gushaka ababimbwira niterera inkuru y'ukuntu wabonye umwami Rudahigwa umwami Rudahigwa kumubona nagusobanuriye yigeze kuza akurikiye agakoresha nk'inama nk'uko ino batumiza inama igakorwa ubwo rero nagenda ndi umwana gutyo uruzi ko umwana akurikira abandi agakurikira abazi n'abatazi singoye ko namurebye nsa n'iwisumbukuruza mu bantu benshi n'abarebare si uko se urabyibuka se nyine mbwira uko byagenze wahurujwe nande nuko uragenda neza dutera inkuru oya kumwe umuntu agenda tuvuge nk'uko abana bahagaze none se ntibashobora kuvuga bati twabonye umuntu si uko byabaga bimeze se nawe warihitiraga umva ngo haje umwami nawe ujya kurunguruka kugira ngo ndebe uwo ari we saho nihe byari byabereye muze aho byabereye ahantu ubu ngubu bahubatse Siraye ni haruguru iriya hirya y'amashuri naho bita muri Cyarwa Sumo aho bita muri Cyarwa Sumo umwami aratambuka ubwo nyine namaze kubibona ntyo nanjye nkurikira abataha ndataha urumva hari ikindi nari nkurikiye bose kuko mu mabyiruka yawe ntibigeze ujya i Nyanza oya nta n'ahandi nagiye oya nakomeje kubino gusa sinakubwiye ko byari ndi imfubyi se urumva ko nasaga n'uwandarara gutyo mwaregwa kwa nyogokuru nibo bandeze kugera aho nyine urashaka nawe ubwo se washatse umugore gute nkawe umwana w'imfubyi byagenze gute sinkubwiye ko nyogokuru se ari we wanderaga ubyara mama ni nawe wanshakiye nyogokuru wawe niwe wagushakiye tubwire uko byagenze n'ukuntu warambagije uwo mukobwa ubundi uwo mukobwa wamubona gute icyo gihe nyine kugira ngo twumve uko kera barambagizaga tubigeranye n'uko ubigenza twumve ababikoraga neza kera wabaga uri umusore ukagira inshuti cyangwa abandi bakagira inshuti noneho wamara gukura bakavuga bati nk'ababyeyi bawe mbega urajya undangira umukobwa umwana wanjye arakuze nuko byagendaga hanyuma umukecuru wawe baramurangira nyine ararangisha umuntu aramurangira rero nyine yaratumye ati murandangira umukobwa umuntu ati nzahari nzaho umukobwa ari bafata isuka baragenda barakwa igihe kigeze rero baranshingira nakoye iki amafaranga igihumbi cya kera cyaguraga inka amafaranga igihumbi ubona ko igihe cy'amafaranga cyarageze umwaka narashatse 5-5 ubwo mwaka ari 5-4 niho nyine ubukwe bwatashye 5-4 nibwo basabye 5-5 ndabyumva bitewe n'ubukene gushaka inzu no gushaka izo nkwano no kuba witegura izo nzoga urumva ari igihe gitoya se ahubwo ni gito cyane hasi umwaka umwe ibyo byose wari wabaye ubibonye byarabonekaga byari biriho
inzu se wayibonye gute? Inzu yawe wayibonye gute? nagiye mfata nsaba agati n'amatafari yari atarabaho, ngenda nsaba agati utubingo nubaka niyo. Maze kubaka uti ngiye kuzana umugeni wawe. nawe Sakaramino Amagana he? i Butare hariya. Butare. Ugenda Sakaramino w'ibishyimbo. Uzana umukecuru wawe. Igihe mwari inkumi twabaga turi abasore nyine. we yakoraga iki? Nawe yari umuhinzi? nawe yari umuhinzi, uretse ko we yari yarize amashuri. Yarize amashuri. Ageze mu rugo twakomeje guhinga nyine, nta murimo wundi, ubuhinzi. hanyuma genda gute nyuma yaho kubyara abana? tubyara abana 9 ndetse badushiraho, barushizeho nyine gutyo. Byagenze gute? Iby'urupfu si cyangwa iby'urupfu Bapfaga bakuze cyangwa? bakuze, bapfaga bakuze. Ibyago by'urupfu rusanzwe se cyangwa? ni urusanzwe, nta wabaroze umwe umuntu avuga ngo haba haburoze iki, oya ni urupfu rusanzwe. Hasigaye bangaho? Hasigaye bangaho ngo umwana 9 mwabyara? ni 3 gusa. Ufite abuzukuru bangahe se bose hamwe bombi? Niba n'abapfuye hari abasize babyara? ese ugira ngo n'abasubiramo nk'abakubwiye ingano banza bagera mu 10 abuzukuru. Rero ko umuryango wawe ugikomeye, umuryango wawe ugikomeye ntawe uzajya, nimba mufite 10 urumva n'abana 3 ubwo nabo bazabyara abandi umuryango umwe. ubwo niko bizamera nyine. none se navuga ngo bazashira batabyaye. ubwo rero tuganiriza ejo cyangwa ejo bundi usaza buzaza ntabwo uzaba ugihari, nk'ubu umuntu uzajya yibuka muzehe azajye amwibukira kutumva umurage. n'ubu narabasobanuriye ntazagire utera amahane kandi ntazagire uwiba, ntazagire urwana cyangwa ngo yibe. nibyo nyine mbaraga nta kintu. Bose ubona bibye bakaronka bibatwaye bigutwaye iki? reka ntabwo ari byiza, ubwo bwaba ari uburere bubi. naba mbaraze nabi, ariko kuva nkiriho niko nabasobanuriye, ntazagire uwiba cyangwa ngo arwane na n'ubu kandi kuko ntawe urabikora. Kuko n'abana bawe ariko bavuga ko hano umunani cyarwa abo bajura. abajura Utare rwose ngo ariko mu banjye ntawe urimo. wowe ntawe urimo? ntawe urimo. Uwo muturanye se buriya? ntabwo mbyifuzaga kuko ntawe ndabona ngo avuge ngo yazize kwiba cyangwa mbega n'amahane nk'ibyo byose, ngo mvuge ngo hariya n'uriya, oya ntawe ndabona.